kuremba senge gutora neba kubira ngo iriya nzoka ngo nagwiriyana nago wagenda ngo itamika gatoki niki kigutinyisha kujya kuremba se ni igihugu n'u Rwanda nangeze kuremba se nabangaragaje ko ndi hehe nageze i Kigali novuga ngo hariye kuremba se ndamutse magiye ari yo nekisera yabe bibona bava umuntu dufite w'impunzi ujya hiriye bavuga ko ari giye bamvanaho bambwira ngo bampaye dinayo leta urupapuro rumakanira ko ntagomba kujya muri Amerika urumva ko urwishe yankaruke uracyayirimo ubu noneho baranje kumakanira niho nahisemo kuvuga ngomba kwiyeza ngomba kuba mfite ibintu arosho ko yarandoze nkiragahinja sinanamumenyera sinasingana nawe kuva nabaho kuva nakora interview ubu rumara byitiranye sininyuka gutuko muyobozi wari wese yewe retse n'umuyobozi nundi umuntu wari wese sinamutuka uretse wowe ari wowe njya nkunda kujya ngusubiza nabi kubera ko bombajije ubuginga bwinshi ntago none wongeye sindi umuyobozi yo nyine ako se wikirujya hariya mu Rwanda ngaho jya kuremba saba baze program yo guhindura indangamuntu tera bwoba ryanyu ejo bundi ku murambo wa Gogo ntago nagiyeyo wari utaratangira gusara genda ujyeyo nasa burize nakaze ubwo vuga ati twari tutarahura nge nawe twari tarahura twari tutarahura nyine niyo mvuga ubwo urangira gwakana kakandi kayahene ihene ninde se kandi uzatukana shaho turwane muri kamera ntago nukanye nzagupfukamisha witangiye kuzana iby'urwenya rwawe wacha bari zako turi serious mu kiganiro utukanye numva nsobanurira twashoje udakomeza gukorera ibya muri iki kiganiro tanga nimero kandi kamugwe Ezeke uya ngusa tugenda neza ndashaka kuzakoresha ikintu cyitwa refresh wenyine ngukoreshe ka kosi gato cyane ubanze ugiremo akantu ka knowledge basi nakabe ka gisirikare ugira akitorero cyangwa ingando ubanze umenye ko bwinso naongea na kiyo kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi dasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 883 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity imiti yabo ikugeraho aho uri hose kwisi kubera ko bakorana na DHL Meja Robert TV tubahaye ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira aho mugiye muherereye hirya no hino kwisi ku migabane y'ibihugu bigiye bitandukanye tugiriwe ubuntu umugisha n'ineza n'urukundo rw'Imana yo kuba twongeye kumubona agihumeka umwuka w'abazima abagome n'abagambanyi bataramwivugana nkuko abifitiye umuhungenge n'ubwoba bwinshi gusa ku ruhande rwanjye mbifata ko ari bwa bwoba bwa gihunzi kubera ko burana kubuhunzi nako gatuma atizera umutekano we uko bikwiriye Meja Robert tugwaye ikaze muri iki kiganiro
banza usuhuza abantu bagukurikiye hanyuma twanzike n'ibiganiro byacu ariko nizere ko uyu munsi uri buze kugerageza kuba umutima wawe umutwe wawe ibitekerezo byose bifite umunezero udasanzwe. ariko ngewe murana umunezero da kuko nigirira icyizere buri gihe. Abakunzi ba Media Robert TV ndabasuhuje bifurije amahoro ya Nyagasani kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro banyarwandakazi banyamurengekazi abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Zamuraho mikoro gakeya. Abanyabwishi abo muri Kongo bose mwese ndabizi ko munshigikira mukunda kumva ibiganiro byanjye. Imana ibamira umugisha kandi hari n'abandi babafumbira mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze. Uyu munsi Imana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru. Nta mashimwe ufite yuko ugihumeka umwuka w'abazima? Ndashima Imana ko ndi muzima. Nkashima ko hari n'aba suspect bafashwe bagera kuri babiri bamwe bafashwe. Yes. Mu bantu bageragezaga kunkanga igihe kinini. Nkabanshimira Imana ko urabibona ko nageze muri Kampala noneho nagarutse Kampala. Ibikorwa nakoraga by'inzu birarangira uyu munsi. Amafaranga nyuma ya y'uyu munsi gusa yagomba gufata kugira ngo tugeze kunoza ko level yo gusakara. Nibyo twari tugejejeho. None ndashimira Imana ku uburinzi bwayo kandi no kurinda Afrika yacu kabera mwituze. Nihanganisha abari mu ntambara abarimo gutakaza ubuzima imiryango yabo bakomere. Kina mwanzo kina mwisho. Uyu munsi wa none ndagira ngo maze iminsi tugerageza kuganira nawe ariko tukabona uracyafite ibintu byinshi muri wowe udashaka gusohora udashaka kuvuga kandi umuntu yakwitegereza akabona akanwa kawe gafite cyangwa ibitekerezo byawe bifite igikwiriye kuba cyavugwa ariko ukabiceceka. Ubundi muri make ufite ikihe kibazo? Umeze nk'umuntu utagira abavandimwe utangira kunjyaginga kuki ubundi mu kibazo utangira kutekereza ibyo wumva navuga iki. Nta kibazo ufite. Iyo mfite ikibazo ndakivuga kandi icyo ntavuze ndagiceceka. Icyo ncecetse rero nawe ugiceceka ntukakimbazeho. Bije tuganire ibyo tuba twavuganye wenda cyangwa ibyo ugomba kumbaza. Uyu munsi hari ibintu nshaka kumenya. Kuki ugaragara nk'umuntu utagira abavandimwe? Kuki ugaragara nk'ikinege? Nta mukuru wawe, nta murumuna wawe, nta nyogosenge, nta so wanyu. Ubundi bihagaze gute ku ruhande rw'amafamiye yawe? Bimeze bite? Ngewe ndi first born kwa mama nkaba na first born kwa data. Nkaba n'ikinege kwa data nkaba n'ikinege kwa mama. Iyo mvuze gutya aho ngaho birabacyanga. Mbashatse kuvuga kusobanura ko mama yabyaye abandi bana tudahuje data na data abyara abandi bana tudahuje data. Bango barambyaye turabana bageze kubera wenda misunderstanding. Ntabwo ari contract wenda iki baratandukana. Batandukanye data ashaka undi mugore na mama ashaka undi mugabo. Yego. Babyara abana side and side babyaye abandi bana. Abana barahari abahungu n'abakobwa kandi bameze neza. Ariko ari ibintu najyaga nkunda kubwira abantu ko ari warose nabi burinda bucya. Si yo ko twegwa Imana yadukubise icyuhagiro
yadukuyeho uwo muruho ariko ubundi byanjye byari bibi nagombaga ngira ngo kurangira nabi kuko natangiye ubuzima bwanjye ari bubi nkivuka navukiye mu bantu bafatika bifite bize basobanutse ariko nsoza ndi imfubyi y'umuhungu y'umwana w'umuhungu wirwariza ku buryo nashaga amafaranga kujya kwishyurira school fees njya kujya mu gisirikare nagiye kujya mu gisirikare ibintu ntabwo byari bimeze neza pamoja nuko namaze numvaga nje gusanga data ku rugamba ariko dusubira inyuma gato mama yashatse ahantu hitwa Masaka mu Bugande ahantu uvuye Mbarara uvuye Ryantonde uvuye Cyabakuza aho winjiye Masaka district noneho abana mama abyaye bari bato kuri nge ariko step father yarafite abandi bana bakuru urumva ko naje guhura no guhungabanywa nabo ngabo ikibabaje rero kuno nakwe nk'umuntu ashaka kuvukana umuntu akanawukurana step father yagiye gupfa yarafite abana benshi cyane yareraga atigeze abyara inshuti abana b'inshuti ze bamuragaga abana tuzanyite ku bana banje n'aba arangije abo bana arabe ari nabo ngabo yareraga bose yarabaraza bahumurage yari umukire afite amamodoka afite ibibanza afite amazu Masaka Kijyomanyi Kasange za Kigo n'ahandi hitwa Rwebitakuri hitwa za Kagonge aho ngaho hitwa za Cyebongotoko ahitwa Matete yari umukire uzwi cyane yo bashije muze Samura niko bamwitaga Musomesa yigije kubaho umwarimu wa segondera gitangira ubuzima ari umusore bamwita Musomesa yari umwarimu yego ariko bigeze kuri Robert akishaho umukato abato uyu ntago ari uwanjye ntago ndi bumurage uko urumva ngira ngo yatekereje ko kubera ko ndi umunyarwanda yumvaga ngomba gutaha tu so arapfa njya Nyabushozi kwa mama mu Bahima rero aho naho ndahatesekera ngaho koragira inka mba mu nka niga nabi mbonye byanze cyo kuvuga ni ngomba gutaha nibwo naje kureba masenge ariko icyabayeho nuko bahise banyohereza ku rugamba nahise mitamu ndabwo njyewe ndashaka kujya aho inkotanyi ziri nibwo nahise njya mu gisirikare ariko still urumva Kijyomanyi kwa step father na murage na Nyabushozi Nyakashara Kamwaka Rwabyemana kwa mama bararaze baragana n'umupagasi wahingaga nabarumuna ba mama babona iyo babona n'abasaza be bose so gukora amaze gupfa abantu bose bashize ku murongo ukuyemo nde Jewe Robert ibyo se ndabizirikana ngatekereza n'ako Imana yafite ikigomba kugeraho kuri ngiye ari ikigomba kunkora kishaka icyo nshaka gusa tu kuko itubwira ngo mu bintu mu byiza byose dukore iki tujye dushima navuye Nyabushozi ntashye mu muryango wacu kwa data nyene gisirikare intambara irangiye nta kintu nabwo nigeze mbona cyo murage ariko umuntu udafite umurage kenshi ngira ngo niwo ukunda no gukomera ngira ngo ariko nabwo nka bya bindi no mu basirikare miliyoni n'ibihumbi magana by'abasirikare ba RDF ni nanjye nanone wavuye mu
udafite ka mission kamesha miliyoni byibura urumva so ari ibintu ntinya kuvuga baba cyangwa uyu muntu yari afite rwangendanya yari umukomando umwe umusirikare yigeze complaininga atanga ikibazo aravuga ati afande Semahani ati giye mfite shida abasirikare tungana bose ni ba capitaine abandi ni ba major abo twinjira mu gisirikare ni giye ugenye no sigaye ndi sergeant nakoze iki fanda aramwitegereza aramubwira ngo arakini wewe RDF training abasirikare kabaha amakose zikabaha zindi mission zibaho kapromotinga atarike ikintu tutaragezaho muri technology tudafite ibyo dufite nago turashobora kuba twavura umuntu inyatsi yo kwa nyina nase zinyatsi mwavanye wanyu umuntu yayikuvura gute koko so nanjye naje gutekereza no numviyeho shobora kuba mfite inyatsi ariko rero inyatsi niyo myaka yose umuntu yitwara kayikwambura n'Imana akoze kubaho kabona ufite igikundiro mu bantu ariko noneho ugashaka chances aho ugomba kuzibonera kazibura imwe nakubwiraga nk'ubu twajyaga iwacu za Kabarore ugasanga umwana amaze imyaka 3 mu gisirikare yahazamuye umuturirwa yahubatse inzu nziza we bakubaza usanga babanguriye ngo aye yamariye mu nzoga no mu bagore yiririye nabi muri make gogo umwana mu myaka 3 amaze mu gisirikare akoze mu missions ebyiri azamuye inzu ranka uramuruta noneho byaza kugera no ku kintu cyitwa prime baha abasirikare wajya kwitegereza ugasanga Robert afite prime y'ibihumbi 10 bongeyeho ndi sergeant major undi ni corporal ugasanga we bamushize kuri level yo hejuru bamuhaye ibihumbi 100 ukikorera amaboko kavuga uti ninsakuza complaininga bera bibindi umusirikare uzi igisirikare kimaze mwigi bikagucanga wabaza wenda vyongozi baranga bakwegereye bo hasi bakakubwira ngo rega Robert ngo babana bafite akamaro kanini cyane kubera ko bo bakoze kosi za Ethiopia za South Africa bakoze grade 8 wori umuririmbyi uri umuhanzi gusa ukumva na prime ushaka kubona ushaka kugera kuki kuyabo ukabare ukaburiya bwose najyaga nyangu wenda nanjye ndazwe ndakomeyemo kumbe nuko bambona utangira kugenda ugereranya ibintu byose wajya gusanga ari ikibazo kiri ishobora ari imyuka noneho imyuka ikagutera ko abantu bakudindiza abantu bakudindiza ukabona no mu promotions intakes zawe bamwe ni ba colonel abandi ni ba lieutenant colonel ariko wowe aracyari sergeant bikagucyanga iyo udashoboye kugira umutima wo kwihangana ushobora gutomboka kenda kubastinga ugasanga wanabize ahubwo icyo ukora unavumiria bikagenda neza otherwise ubuzima bwanjye muri make abo nibo bavandimwe banjye nabanye nabo none so ubu abavandimwe bawe barahari baranabizi ko hari barahari barahari bamwe bari mu Rwanda abandi urumva ko ari abagande n'abanya-Uganda abo ku ruhande rwa mama abo ku ruhande rwa papa wawe se ku ruhande rwa data bari mu Rwanda bari mu Rwanda urabona bo barakomeye uburyo bakomeyemo rero n'abantu nina His Excellency ni uncle wabo kubera step mama no muvandimwe we kubera muka data ni no muvandimwe we His Excellency mukaso
cyo tumva ni iki? ntabwo ndi kumva neza. My step mom, mami wanjye muka data ni mwene wabo na His Excellency. Ni umukobwa wa nyakwigendera, musaza mwiza cyane Leti Rwivanga, n'umubyeyi mwiza nakundaga cyane witwa Muteteri, bose baritahiye imfura. Niwe mushiki wa Colonel Leti Fande Wiri Bagabe wagiye wapfuye nawe. Nabo sorumva noneho bivuze none se nawe ufitanye isano n'umuryango wa Muzehe? Ariko nta Kinyarwanda wumva, byo najye dupfana. Ariko bubaje icyo bapfana ko se mukaso mba mufite cyo mupfana, uretse ko ari umugore wa papa wawe. Akaba ari umugore wa papa wawe. Then aba mama wawe koko ari iki? Ari umugore wa so. Yes. Kandi we nta kibazo dufitanye nk'abo bandi bijya numva ngo mukase wo muntu iki. Mufata nka mama. Iko nyine nibyo nko kubyumva. None uri gikomangoma? Uri gikomangoma? Iki gikomangoma se ko ari abami. Ariko ndavuga na abantu bakomoka mu bantu bakomeye. Ariko ukomoka nyine mu miryango ikomeye inafite n'iki rimwe nari sweeper nawe kubwiye bwana bunyaruka muri stade wiruka cyane. Sasa tumaze kuzamuka His Excellency azamuka ducya hagati nari koporo amaze kujyana koko oya muri pavilion ugatera site watera gasabiti imeze gutya. Ne salute ngiye kubona mbona mushiki wanjye wo muri Norvege yicaye ku ruhande uvuye His Excellency ari gato nkanga mabona my sister, ndumirwa namenye n'igihe yaziye mu Rwanda. Uwo mushiki wawe akabapfana iki? N'umwana wa data n'umukobwa wa muka data. So novuga ngo hari ibintu byagendaga biba miryango kabona usa nk'uhejwe. Nuvuga ngo ingaruka z'ubuzima uri gucamo ni ukubuhezwa mu miryango yose. Imiryango ari nko mu Rwanda ho arakantu kambabaje kawe. Nigeze gukata imodoka mparika aya ku hafi yo mu rugo kwa mabone mu modoka menshi. Ngiye kwinjira mu nzu gutya ndavuga hari abantu habaye ikibazo tu. Ngiye kubona mbona mu modoka y'abayobozi ngiye kujya yinjira gutya nkubitana na ba general mbona ba Fande Rusagara nyakwigendera. Ndibaza se aba ni ibiki byabaye? Ndabaza ni ibiki byabaye? Ngo abantu ngo baje ntibari kwirega ntibari gufata irembo byandise ya mushiki wanjye wa Norvege. Nifata ku munwa ndumirwa. Yese ko mutari mwabimbwiye ngurira ibintu byaratunguranye ngo byageze. Nahise ninjira mu modoka ndayatsa ndagenda njya kuba se ubundi gihe undi wandi numva isi ubundi isi ari gihe ibintu bigenda bigushikira. Ako ubundi gihe nagira basaza banje nibo barumuna banje nibo nabonaga bankunda banyitaho ntarahunga banaza kundeba mu rugo iwanje tubana neza n'abahungu babiri tuvindimwe kwa data. Ariko ibindi byo najyaga mbona bintungura je kubera ko namenyereye ubuzima bubi namenyereye ubundi je numvaga nta kintu kiza kiva ku bantu kuva nabaho mu buzima bwanjye numvaga abantu ari babi gusa tu umuntu n'umuvandimwe n'iki n'isi yose numvaga nta muntu washobora kungirira neza. Ariko ubu ndagenda amenya ko hari abantu bateye ubwoba beza jewe ikintu cyiza kibaye ndikanga kumva umuntu arikoza guhaye miliyoni 2 z'amaganda miliyoni 3 z'amaganda uhita ukangarana kavuga umuntu anyamaye mu buhe buryo kuko amafaranga ntigeze mbona muri RDF nakoreye ababo bayamaye gute mu myaka 40 ngahe nakoranye nabaye mu nkotanyi narafata byibura n'inguzanyo ya miliyoni 3 z'amanyarwanda
ebyiri cyangwa mission none nkabona umuntu gusa umwana wo mu cyama ubundi yakagombye gufata inguzanyo njyewe ndi umwana uvuze wo mu cyama cyama cyara PF ndimo neza cyane hari ariko ntago barizwamo nta myirondoro yawe yose twebwe nk'abasirikare ubundi twebwe twajyaga ni ikintu twikoreye ni nko bavuga ngo nk'akarimbo twajyaga turimba ngo RPA ni jeshi letu tuliunda wenyewe kupigania uhuru nova muri musirikare wese yabagomba kuba ari mu cyama akaba ari muri RPF je nuko mbyumva ni nko kubona umusirikare wese no wa RPF no wa RDF akaba ashobora kuba yatandukira akavuga ati jewe oya nago ndo wa RDF ahubwo ndo wa FDLR kumva ko byabiri sansenike so icyama ndi umwana cyama je ndi RPF inkotanyi ari n'iginya ntekiza ngo niyo wa nkata ukareba amaraso yazamo za kara zose sangamo red white blue na kariya ka black wabisangamo hano usangamo idarapo ya RPF ibindi ni ugupapira ariko umutima wanjye wose iyo numvishe RPF igize ikibazo mu miyoborere cyangwa iki mbabarana nabo cyangwa ahombye intwari cyangwa umuntu makitaba Imana nko mbayobozi birambabaza so undi mwana cyama ariko bitandukanye nabari abo abavandimwe banje bo ku ruhande rwa data borumva ko bari deep iriya mu buyobozi none se kuba bari nayo mpamvu ubona tutavugana nabo kuba bari deep mu buyobozi ukaba waragiranye ikibazo n'ubuyobozi nta kintu bagufasha wenda ngo we bakunga n'ubuyobozi cyangwa niyo mpamvu akenshi ukunda kugaragara mu biganiro uvuga ati ngewe nikundira RPF sindi n'impunzi igihugu cyanjye ndagikunda wasanga ariyo mpamvu ndavuga ko ntari impunzi ndi impunzi ariko ni impunzi icyo nahunze naragisobanuye ariko nkunda icyama muri RPF ntago ari umuntu umwe ntago ari abantu 10 nanubwo ari abantu 30 RPF ni abantu bose urumva sinzi niba wibuke indirimbo ya RPF kaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda ntago bavuze abanyarwanda babiri waraniye kera wese uyishaka yayibonamo urengera igihugu waharaniye kera kuzarurengera maboko yacu azakorera u Rwanda kaze FPR urengera u Rwanda so FPR ntago ari umuntu umwe hari n'impunzi bagenzi banjye bacecetse umva batavuga nabi leta batanayivugana neza banacecetse bibereye mu byabo bahinga bibereye mu zindi business bakora ariko bo gahunda yabo ni FPR uziko jo umuntu yarambwiye ngo buri hari n'ibigarasha bitaje bitewe ngo nibigarasha abantu ba oppositions batajya bavugwa batamenye ariko style bagiye kujya gutora kuri embassy batora FPR barubizi ibyo nkabaze mu Nese iyo matora abaye mu Rwanda ujya gutora ntacyahe naho muravuga ibintu bidashoboka none niba utajya gutora akorero nawe ibintu byawe nawe bijya bincanga ibi bicanga kujya gutora bigucyeso rinjije utarimo kumva ibyo ari byo ariko niba utekereza karizoninga ntago nagenda ngo nge kuri embassy nge gutora niba kubira ngo iriya nzoka ngo ntago iriyana ntago wagenda ngo itamika gatoki niki kigutinyisha kujya kuri embassy kiriya ni igihugu n'u Rwanda nangeze kuri embassy nabangaragaje ko ndi hehe nageze i Kigali novuga ngo hariye kuri embassy ndamutse magiye ari unexera yabe bibona bava umuntu dufite w'impunzi ujya hiriye bavuga ko ari giye mfite ikibazo aho ari ngewe ariko nago nakwirwa njyayo urumva na mpamvu yo kujya muri FPR
none se reka nkubaze iki kibazo ari ugutinya kujya kuri embassy y'u Rwanda hano muri Uganda no kuba ugaragara kuri YouTube wemeza ko ukunda u Rwanda wahunze kukunda FPR ko n'ibikorwa byayo byose ubishyigikiye ndetse mu gihe kitari gitoya uri mu myiteguro yo kujya i Kigali ukabigaragaza kuri YouTube ariko utinya kujya kuri embassy urumva nta kabazo karimo kireka niba uryarya abanyarwanda aya nago mbaryarya nabafite umuntu wantumye kugira ngo mvuge ibyo ngibyo kandi none se reka nkubaze ubu nabandi yarya abanyarwanda ngo bigende gute kugira ngo mbashimishe nago jewe najya gushimisha abanyarwanda ngo ubwanjye wenda ngo ndi mukaga runaka kugira ngo mbashimishe ese ubundi ntabashimishije n'iryari kuva nyiri umwana ndi mu gisirikare ibi byonyine birahagije n'indirimbo zanjye n'ibihangano byanjye ari cyo bikora ku rubyiruko kinini birahagije ikindi nakora ni iki nakubwira iki ako nyine biratangaje kuba ku muyoboro wawe wa YouTube kuba witandukanya n'ibivuga nabi igihugu ariko ukaba utakandagira kuri embassy y'igihugu cyawe ngo ujye gukwakayo service ujye kugira gute nabashaka yiki ngize cyo nshaka yo najyayo ariko sinajyayo noneho kubera ubwirinzi bwanjye kubera uko umutekano nge cyangwa amategeko icyansaba kwanze kugira ngo ube impunzi ufite ibyangombwa by'impunzi iyo ufite ibyangombwa by'impunzi niwemere kujya kuri embassy ntabwo wemere gusubira mu gihugu waturutsemo full stop narabigusobanuye kandi mu kiganiro gishize ntabwo uzahunguka se ngo iki ntabwo uzahunguka guhunguka nakubwiye ni gahunda niyo Uwiteka uranyumva neza ngewe simfite gahunda ariko Imana yo mu ijuru niyo ifata gahunda kuri ngewe uranyumva hano Imana ni hamera umugisha muri Uganda cyangwa nkajya na Canada cyangwa n'ahandi nzahagera hose ni ubutaka bw'Imana yaremye kandi bwose buriho umugisha siko bimeze se ubwo se n'abantu dufite bari hanze badaheruka mu Rwanda hashize imyaka 40 n'ingahe yose si benshi na hano mu Bugande honyine hari abanyarwanda bagera muri miliyoni zirenga 8 kuva bavukira no mu Bugande nago barakandagira ku butaka bw'u Rwanda miliyoni 8 ngiye uzikubwiye kandi kwanza mvuze nabakeya kuko abo babaruwe mu 2020 igihe nahungaga abo bose nta numwe urakandagira mu Rwanda barahari benshi kandi n'abanyarwanda none abo wababwira ngo ikise nawe baze nyine nge ikibazo ndi kukubaza ugize ngo abanyarwanda bose ni ngombwa babe mu Rwanda meze kuri YouTube ubutujijisha ngo iki kuri YouTube nyine ubutujijisha mbarisha ngo iki kuri YouTube nkunda u Rwanda ubuyobozi bw'u Rwanda yes ariko aho bukorera ntiwahakandagira aho bakorera se sinahabaye imyaka 30 ndi mu Rwanda noneho hano mpaje ndi umugabo mukuru ngarutse ku ruhande rwa mama hano ni mu Banyankore ni mu Bahima kwa mama niho ndi ubu ngubu ndimo ndakora ibikorwa byanjye niba ngombwa nzasubira mu Rwanda narahubatse na hano ndimo ndahubaka ibyo bintu byo kutubwira ngo uri kwa mama twe tube tubikuyeho kuko iyo uza kubuzi neza ko ndi kwa nyoko mvuge kwa nyoko iyo uza kubuzi kuri kwa nyoko ntago wariswe impunzi iyo uza kubuzi kuri kwa nyoko uba wariswe impunzi mba nariswe impunzi naje mu buryo umusirikare wese ntago agomba kuza muri ubwo buryo wazo niba waje dizatinze ufite icyo uhunga uhunze bisobanura iki sinahunze se naje mpunzi mpungera iwacu reka nkubwire no guhungira kwa Labani muri Bibiliya Yakobo yahungiye kwande kwa Nyirarume kwa Nyokorume ntago wahungira muri macyo ubumvishe ko yahungiye kwande yahungiye kwa Nyirarume ari iki yari impunzi yongera aratahuka yatahutse bigenze gute yatahutse bigenze gute yaciye muzenzira kugira ngo azatahuke yagomba kuza ako wabonye ukuntu yaje nabwo yari afite ubwoba ubuka ko yabanje kohereza advance party zijyana n'amatungo amashyo kugira ngo babihereze yo shawo ni yo muri uriya nuza bavukanye impanga ye kugira ngo atamugirira nabi urumva ko yari afite ubwoba kandi azi ko yahawe n'umugisha no witeka agomba kuzaba hagakora n'ibindi ubwoko bose bukamukomokaho
ariko I'm telling you byarangiye akoze iki atanze ikintu cyitwa advance party cyangwa impoza ntabwo ari impoza marirara ni ikintu cyo cyamukinga mu maso kugira ngo atazamuhitana n'abagore be n'iki n'umugore we kugira ngo n'abagore n'abana be n'umutungo we kugira ngo bigende neza siko byagenze ndugango sasa rero ubwo bwoba baba bahari buya nta muntu utabaye impunzi na Yesu Kristo yabaye impunzi ari umwana w'Imana ahungira hano muri Afrika uranyumva neza ariko rero kumva Robert ngo yarahunze agahungira iwabo mu rugo nta kibazo kirimo nahunze kwa data mpungira kwa marume ariko none wari kuba impunzi yo kwa nyokorome nago wari kuba impunzi ya UN ako mwana uziko oterewe kaneza ntabwo uri impunzi ya UN se none se marume yagomba kuma ibyangombwa UN yari itariho mu gihe cya Yesu Kristo ariko icyabayeho ubu ngubu ibintu byose kugira ngo bigende neza umuntu wese yahunze ashakisha gukiza amagara ye niba nahungishaga amagara yanjye nagomba guhunga nkajya gushaka impapuro za protection yanjye Uganda yampaye ubuhungiro iramenya nk'impunzi ariko barananzi kondo umwana wa Uganda wavukiye Uganda ku mama wo munya Uganda niga Uganda primary niga Uganda secondary mbona kora iki kujya iwacu kwa data kugira ngo nkore iki mbashe kuba nashobora kufightinga n'ubuzima ariko nekereza yuko iyo ugihunguza hano muri Uganda iyo babwira yuko udashaka kuba impunzi ya UN ushaka kuba impunzi yo kwa nyokorome kuko ufitanye isano n'abaganda ntago bari kubikwangira ndetse bari no kuguha ibyangombwa bya Uganda ukaba uri umuturage wa Uganda nk'umuntu uvuka mu bagande ariko utabaye impunzi ya UN ariko ibi ni bitekerezo byawe wowe muratekereza nkawe Ezekiel niko mbitekereza ngewe ntabwo bimeze no mu mategeko ngewe ndi umusirikare republic figa muri Africa yose bose baranze kuri TV banzi hehe baze Robert aririmba ma laptop ya RDF hano yamini ya UPDF naje muri ngeze muri CMI bose bahise afungura banyereka ama laptop yabo mbona banyereka ngo siwe uyu video bazinyereka none abo baranze abanyakenya baranze hano hose baranze none ubu Robert wumva yaba ameze nkayo ku buryo wakwipenyeza ngo ngiye kwa marume munyakire baguhishire bandabyo banjyane kiruhura nibangiza kiruhura banshakire ipapura kiruhura banjyane Nyakashara ahamuruka hagombora ishaza nibarangiza noneho bame ibyangombwa mbekenya aho ngaho yakunda anytime agakundi kangwa bakavuga ko apa kuna adui bavuga ko naje kuza mu buryo bwa mbega nanipata ibintu bijya mu murongo muzima no umusirikare wahunze tumushakiye ibyangombwa ubwo rero umuntu udafite ubwenge yakora nk'ibyo ngibyo mu gutekereza ko nagombaga kubikora ariko ufite ubwenge yaca mu nzira nk'izo nanyuzemo icyo kibazo kivaho tuganira ibindi turi kugenda tugana ku musozo uragira uti jewe umuruho nawe utangiye kuva kera haba aho nkomoka kwa data no kwa mama hose nta na hamwe mfite umurage ndetse no mu gihugu cyanjye naho baranaye bose baranyibagiwe nta mpungenge ufite ko na UN izagera ikagukuramo ko hari n'ibigarasha bimwe na bimwe byagukuyamo nuko ntabivuze UN basetinze up abantu bose abantu magana ngahe yagombaga kujya muri Amerika nigege nyine bakuyemo Robert bagukuramo bamvanaho bambwira ngo bampaye denial letter urupapuro rumakanira ko ntagomba kujya muri Amerika urumva ko urwishe yankaruke uracyayirimo ubu noneho baranje kumakanira niho nahisemo kuvuga ngomba kwiyeza ngomba kuba mfite ibintu arusha ko yarandoze nkiragahinja cyangwa ndi munda ya mama akaba yarantongereye ibigambo avuga ati naho uzagera ntacyo uzakora so ndagenda njya mu rusengero ni naho Imana yankuriyeho maske kankuraho fime kankuraho buri kimwe cyose kambwe ati nuzongere kwambara jumper wihisha nuzongere kwambara fime nuzongere kwambara face mask genda ndakubohoye ndavuga nti Imana ishimwe kuba imbohoye kuva ubwo n'ubu sindongera kugira ne kwihisha nubwo niheba nikigiye kuza cyose ariko by the way kuva ubwo
nyiri ahangaha niho natangiye kubona ubuntu bw'Imana nibwo natangiye kubona ukuboko ko witeka ubu ngubu nkubwiza ukuri nibwo ngenda mbona nakubwiye nukuri muri icyo gihe kuva ubu nabonye ibyo cyama kitigeze cyima nabonye ibyo RDF itigeze impa nabonye ibyo abavandimwe banjye batigeze bama mbibona ku banyarwanda b'inshuti bari mu mahanga ntarabona babikora bakanyereza amafaranga jewe nago bazi icyo nsigara ukuntu nsigara meze ndarira sindizwa nuko mbonye amafaranga bampaye bankandiye akanyenyeri ikintu kindiza uracyumva bro urumva ikintu kindiza ndizwa no kubona abona natekerezaga nahaye amaboko yanjye ntacyo bamariye abona hayo buto bwanjye bwose ntacyo bamariye narangiza nkabona umuntu utanzi ntigeze wenda ngo nge ku murima w'umuhinge nkabona ari we utoye icyo kurya arakimpaye ndariye ndanyoye mfasha amafaranga nk'ubu sereka nkubaza ubu wavuga ngo natangiye kubaka hariya fondasiyo ngo nyizamure gute ukuri kw'Imana abanyarwanda bamwe na bamwe baba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bibaza impamvu ukomeza ubabwira turi impunzi ariko ugasingiza leta y'igihugu wahunze ukanagera ko no gusingiza na leta y'igihugu wahungiyemo ngereka ngo usetse noneho UN ukayitera iki umugongo UN umva rero nkubwire buriya jewe kuva mu buto bwanjye nakundaga His Excellency Yoweri Museveni Kaguta cyane ariko noneho turi mu rugamba kuki utagumye inaha ndimo ndaza boretse wewe nza kukubaza wewe ndi kukubaza wewe ubu ninjye uyoboye ikiganiro ako jubiniti urambaza sindasubiza kubaza kuyobora ikiganiro so no kumfata uyoboye ikiganiro uravuze ngo kuva kera wakundaga ndasubize cyo wambajije nimara kugisubiza ubone gusubiza ikibazo cya kabiri ndavuze nti nakundaga Museveni ngakunda Kagame ngeze mu Rwanda ayoboye urugamba akabohora igihugu arangije ayobora neza igihugu nkuko bikwiriye Museveni wamukunda muri he Museveni wamukunda guri namukundaga ni muri iki gihugu kuki utagumye hano nagwa ndi umunyarwanda nagwa ndi umugande ndi umunyarwanda nanipata vizuri sasa no wajya ngo ngume hano ni kwa mama je urewe ni uri umwana w'umugore sinzi ibyawe nagura umwana nagura umunyarwanda wabivuze je ndi umunyarwanda kandi ugira amatiko uri umwana w'umugore ndi umunyarwanda kandi ntuzanemo ibintu by'ubutani hano ashobora kuba inzara yaje akira ntuzanemo ibintu by'ubutani hanganda ndakwereka kagoroge noneho bavuge ko sarava mujinga uze kumbazo numbazo ubusa kandi umva ngubwezo cye numbazo ubusa ndabivamo ubu urumva ndi kukubaza ubusa urambaza ubusa urambaza ngo ndi umwana w'umugoresha kandi ari umaze kubyiyemerera maze kuvuga ngo nago ndi umunyarwanda ikibazo cyo mani gere ku butani twagiye waje gukeza abami babiri gute nakeje abami babiri Yoweri Kaguta Museveni Tibwaburwa na Excellence Paul Kagame ubakeza ari babiri gute nkeza abami ntabwo ari abo gusa ndeba mu maso ngusubize wowe buri president wese buri generali wese wemewe n'igihugu arimo unanisikia uwari we wese president ndamusaliutinga nkamuha icyubahiro afite igihugu yarahiriye akirimo muha icyubahiro yo ndinde upinganwa n'umwami jewe ndinde watinyuka nkaba natuka Kisekedi Kirumba jewe ndinde watinyuka gutuka Kisekedi hari igihe umuha nyina uzabaze naba naguye igicuri nje mbona abantu bameze nk'abarwaye mu mutwe birwa batuka Kisekedi bakamutuka nta nubwo bateze naka na gatoye telefone yanjye irihera ngo nkakwibutse nta nubwo hariho aho ngaho uri muri ikirigita sineze kumutuka sinanamumenyera sinasingana nawe kuva nabaho kuva nakora interview ubu urimo arabyitiranye sininyuka gutuka umuyobozi wari wese yewe uretse n'umuyobozi n'undi muntu wari we wese sinamutuka uretse wowe ari wowe njya nkunda kujya ngusubiza nabi kubera ko bombajije ubuginga bwinshi ntago none wongeye sindi umuyobozi
ntago uri umuyobozi uranyoboye se nyoboye Kiranuka TV nano mu kiganiro n'ijye kuyoboye kose hano mu kiganiro cya Media Robert TV ntago nkuyoboye se uze kunyobora tugeze kuri Kiranuka nakubwira iki uryoherwa kutibajije kandi nabo kuri Kiranuka nabwo nuzanamo ikiburi bya ndiyo kumbaza busa ndahaguruka mu ntebe yawe nigendere none se nutangira kunzana ibintu byo kunjijisha nge ntago ndi umuntu ujijisha wowe ubwawo urijijisha kuko ubaza ikintu uzi kandi ushaka kugira ngo wumve uko umuntu yagivuga bwaho ndi bwa gisivili bwanyu ntiwabaye umwarimu se umwarimu twabari mbabasirikare ntago tumeze nk'abarimu ba primaire na secondaire mwarimu nta kubaza icyo atazi akubaza icyazi ku buryo nutagisubiza ari bukisubirize ariko se reka nkubaze wese urambaza icyo uzi nk'ubu ndabizi yuko uri umwe mu bantu bayobowe banagengwa n'amabwiriza n'amahame ya UN ariko warangiza UN bahe ifite icyicaro ro muri iki gihugu hehe nyine wari bwambone injya mu nkambi mbarirwa mu nkambi byo banyita urban refugee ubwanjye incumbikiwe n'ubutaka bwa Uganda n'igihugu cya Uganda UN isaba Uganda eti uyu muntu mu muduhere second mother country noneho bakakwemera ngo turamucumbikira umuntu turamucumbikira nta kibazo bakagushiraho kugira ngo utegereze ikintu cyitwa resettlement ariyo ubona igihugu cyitwa third mother country ukabona kujya mu gihugu cyo hanze ikindi Amerika Canada sigiye Sweden sigiye Norvege aho ngaho ariko mu gihe uri aha ngaho bucumbikiwe na Uganda ndi chini ya ongozi ya Uganda u Rwanda rucumbikiye abana banjye rucumbikiye abavandimwe rucumbikiye RDF nkunda cyane rucumbikiye umuryango wa RPF ariko wararuhunze uhungana RDF kunda uhungana abantu naramaze icyo nahunga kizima bo bakize ariko nkawe nago ushobora kukimenya kuko uri umusivili ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga bibiryo by'abagande iyo nkibagirwa mba ntangiye kuyituka nkuko watangiye kuyituka aye nawe ujye uyituka wari bwumve je nayitutse ko numva so bikunda ko nayituka ko numva unganisha ngo kugira ngo nyivuge nabi hari je wenda mba nakubonye mipanje ambuka umupaka da wa mugani wa makanzu ambuka umupaka ugende niba udafite ikibazo uzajye mu Rwanda turebe jya mu Rwanda uzaze nguhembe ari impamvu erege ihene nziza nta wizirika ihene ninde byaterwa niyo nzirikanye nayo ihene ninde ntago nyizi ihene ni makanzu oya niyo ngiyo turi ihene ni makanzu kuganira nawe cyangwa makanzu ambwiye ngo njye mu Rwanda niwe ubimbwiye uzagenda ariko icyakubuza gukandagira nanjye nikikeka ko cyangwa ariko amarembo arakinguye genda njye ndi impunzi se nago uri impunzi sibyo none uri free kugenda je ndi impunzi nago najyayo kuko already nari dekaraye njya mu nyamakuru bitandukanye ndasobanura nti jewe nahunze igihugu cyanjye kubera impamvu bla 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 wowe nago uri dekara ariko ngaho ugenda usubireye kubera iki se ntagenda ejo bundi sindi bujye muri gahunda zo guhinduza irangamuntu sha nujyayo kayihinduza nkagaruka byonyine ariko se wikwirujyayo hajya mu Rwanda ngaho ujya kuri mbasaba baze program yo guhindura indangamuntu terabwoba ryanyu ejo bundi ku murambo wa Gogo ntago nagiyeyo wari utaratangira gusara genda ujyeyo burize nasaze ubwo vuga ati twari tutarahura nge nawe twari tarahura twari tutarahura nyine nibyo mvuga ubwo urangira gwakana kakandi kayahene ihene ninde se kandi uzatukana shaho turwane muri kamera ntago nukanye nzagupfukamisha hano jewe ngukoreshe pompage ni umugani mu Kinyarwanda wacha bari nukajya unshyira gaca migani yayiguyemo nawe ushaka kugwamo reba pasa empty mind uburyo yakubise abandi ngo bacuruza imirambo we yaje gucuruza uwase wabo ariko je niyo nguma mu Rwanda nyango narive narafunzwe cyane kuko hari abanyamakuru nari bukubitera live cyane rwose kubita byiza cyane kuko bano mu Rwanda batera umujinya abanyamakuru umuntu aragenda akavuga ibintu ukabona ari umuntu w'umugabo ari mukuru agaterura ibintu akabikubita aho ngaho ngo no gushaka views kibaza se views nizirangira ufaranga amaze kuburya igisebo kizavaho
iyo niyo nakubwiye nujye nambaza rero nkubwire rero mwana wa mama sikiriza mva nkubwire ibi bintu nujye mbaza uzajye utazajye utuma nshaka kubiki ubushize mwagiye mu nkore kiganiro nabuze muravuga ngo jewe ngo naburi wirengero utabanje no gushakira ngo utegeze telefone zikemo ndi mu kazi ariko nawe uvuze ko wari wabuze wari uhari none se wari uhari yego cyangwa umunsi umwe umuntu niyakuyangana iminsi 2 gatambuka none ubwo umunsi wongeye kubura ntituzongeye gutabaza uzabaza umugore wanjye wese yaraza hano herereye yarahazi nuko nambuye ngo nagira umuntu abwira kandi kangwira ngize ikibazo wabimenya mu bandi telefone yawe yabonetse umunsi wa kangahe inyi telefone yawe yabonetse ku munsi wa kangahe ariko mwana je sinshaka bya bindi mu Rwanda bapanga pangira ngo dupanga iki Makanza arabizi ko wari wabuze ndabizi ko wari wabuze uburyo twagutabarije nibyo byatumye uboneka kereka niba unywa gatemu kabari wasinze mu izina rya Yesu umushumba wamwenza akucyo kanabonye abakushumba bamwe bo mu Bugande barazinywa nka empty mind ntago yakwicara kuri kamera atayinyweye nibiba oya ntago banywa inzoga jya mu kiganiro cye urebe ukuntu ujye mu biganiro ari kubwira Pastor Mutesi ngacuruza imirambo ya Rusagara nabasabe nabandi none yagize amahirwe apfusha se wabo genda urebe ngo yagize amahirwe n'amahirwe ariko maro umushinyaguzi kamutinda no mutinde none zereka ngubaze kumbwira ngo ndumushinyaguzi wapfusha se wanyu utigeze ugura ikinini ndetse kuganira tino kugana ku musozo upfushije se wanyu ntiwigeze umugurira ikinini ntiwigeze umujyana kwa nuko amahirwe yawe nuko mbaza uri kure umbaza uri kure cyane unyegereye ntago urushye kuko ndakubaza reka nkwegere upfushije se wanyu utigeze ugurira ikinini ngo wagize amahirwe yo gupfusha mbanza unyumve nyine impamvu mbivuze so wanyu arapfuye ntiwigeze umugurira ikinini ntiwigeze umujyana kwa muganga ubizi ute ntiwigeze ugira gute muri anniversaire mu bukwe bwawe ahantu ari hose ntago yigeze ahagaragara none arapfuye ikiriyo ukizanye iwawe mu rugo kandi afitiwe afite abana be we icyo mupfana ni so wanyu gusa ariko reka nabonye ikiganiro wamukozeho umugabo w'abandi wamwibabariye koko wamudohoreye ko yacecetse ko yakuviye ko atakigutuka ngo ori toilette ariko karahagije kare yavuze kare yaravuze basi none se wowe ko oya reka ntawongera kugukomeretsa reka ntagukomeretsa ukankubita nakwegereye nasimbuka n'ubune buri hariya nkakugeraho oya nagugera amahane so reka omayiruswe y'amagambo meza niba ari intamibaho ni robasi ariko reka nkubwire bari abantu barinyuraguramo nicyo kibazo bafite buri nakubwiye nuko uri muri iyi kamera ukayibamo umunsi wa mbere ukayijyamo umunsi wa gatatu ukavuga ibintu utari shuwa utazi uburyo ejo bundi bizagira mana yanjye abanyarwanda bakomantinga bakuvuga ngo wacya ubushize watubwiye gutya na gutya kumbe baba babibitse mu mutwe ni ukuvuga ngo wowe niba utabizi uhereye ikiganiro cya mbere twakoranye cyose kiri recorded kirabitse umunsi uzaza ukitandukanya nacyo bazakagarura bavuga ati wanjijiwe ntago wavuze ahangaha nyine babisaba kumenya ibintu wagiye uvuga ariko widutera ubwoba hari igihe nanjye muhagarike kubera ubwango sinajya mu Rwanda ngo cyangwa kuri embassy mu Rwanda uzajyayo tata wanjye uzajyayo nta kibazo uzajye si wanyu se erega narabavumbuye impamvu bamunkabiriza ngo ningende mu Rwanda muri kumbika makoba kugira ngo twigumanire nanjye niyumve nanjye ndarure mushyiremo ibyo bitekerezo byanyu mwumve ko nanjye nahunze barababeshenye ntago ndi impunzi utari impunzi uzigendere twebwe twimpunzi twemeze twayura hano ko wamugani ziko hari igihe muba mushobora kuba mufite amakuru nge ntazi ko muyafite reka dusoreza reka uwo cyokora uratinya ubusa warambwiye ngo Pastor Claude ngo yatanze impapuro nyinshi cyane muri RIB akurega ibinyoma n'ibidahari ngira ngo niba ari ibyo gusa uzigendere nta kibazo waruburana ukamutsinda kandi ukazajya utambuka cyangwa utekereza ko bazajya bakubaza ngo uri ikigarasha nkuko batwita ibigarasha erega buriya ari impamvu ya mbere nkeka ko untera ubwoba
ni ukugira ngo ntagerayo bakakuntuma. Niyo mpamvu ushaka kwigumanira nanjye njye niyumva ko ndi umwe nawe kugira ngo nabonye w'inzobe mu Rwanda arimo avuga ngo jyo mumuntume jyo muzane nyine ntarize maze kubona ko bakuntumye nagutanga. ubonye ndi cyenyege bakuntumye nagutanga. ese wanangute wowe n'amakanzu niba bantuma zabatanga. ariko nawe wiha imbaraga zidasanzwe. ariko se ubundi ureka abakudutuma ni bande baratunaniwe se bayobeho turi twatangiranye nkuzanira fanta bazaho turi mva bazaho turi bazaho turara bazaho ducumbitse baza ko tugenda tujya guhaha bazi buri kimwe dushatse badushatse ntabwo byafata n'iminsi 2 naho byafata umunsi wose ko utazi inkotanya arazibarerwa baguhiza bavuze n'ubu birwa banaruhana niba bahazi jya kuri imbasi. nakubwiye umutipe yumva nabi we nakubwiye ni inzoka naho bavuga ngo iriya nzoka ntiryana mwese mubizi kwitaryana nago wagenda ngo witamika agatoki. ubwo inzoka ninde ngo haye urugero witangira kuzana iby'urwenya rwawe wacha bari zako turi serious mu kiganiro utukanye numva nsobanurira twashoje udakomeza gukorera ibya muri iki kiganiro tanga nimero kandi kangwe Ezekiel uya nsa tugenda neza ndashaka kuzakoresha ikintu cyitwa refresh wenyine ngukoreshe ka kosi gato cyane ubanza ugiramo akantu ka knowledge basi nakabe ka gisirikare ugira akitorero cyangwa ingando ubanze umenye ko bwinshi wanaongea na kiongozi ko bavugana n'umuyobozi ako nk'iyo ndebye ubona igisirikare umenye n'igisirikare ubona akantu k'igisirikare katandi mubona ntashobora kuba nakwigisha ahubwo wowe Shora civil kabasa hari igihe yohereza audio mwumva wikanze kuri kunyigisha ikosi aradiyo nimugora amaye nawe neza fanda ari kunyigisha ikosi aziko yagiye gufata numva nibagiye ko uri umusivili wacyanganye kiba ariko none ndebera fanda muzima abiriya baroga ubwonga kucanganyikije neza unduka. ariko reka ngweze ki uri umwana mwiza ariko ikibazo ufite nuko ikintu kimwe cyo cy'intama cyawe kintera umujinya. ushobora kubaza umuntu ikibazo ugakomeza kimubaza nanone ko ati icyo ntacyo ubundi umuntu yakwimye amakuru ku kintu uramureka ukajya kubindi keretse ubumva ko ari cyo shingiyeho cyane. ntibirangiye tumenye se ko byose biterwa n'ibikomere by'imiryango uvukamo. imiryango mvukamo ntibirangiye tumenye yuko nubwo rimwe na rimwe rega ugenda utinya kutubwira icyo uzira ariko namenye yuko nakubukomangoma kakurimo arewe akujye gwanjye ndi royo sinakame ndi royo turi royo ariko noneho bari yabo bo ne abiwanyu harimo abakiri mu buyobozi. yego bashiki bawe bava muri Norvège bakaza iruhande rwa muzehe ubwo se urumva nta kamenye ni kera namubonye kera nanubwo aheruka mu Rwanda ako niyo yazo yose nabimenye. niba urasaruka kuguha ituro uriya mukobwa ajya gusapotinga niba ngo wuzuze iriya nzu sister wanjye mana yisi nijoro oya bariya bantu hari umugisha umuturukaho uzi nana $10 10 nigeze mbonayo kandi uri kuvuga ngo mayisisi aya igihe wahereye uvuga ngo nta na commission baguhaye nibura nta bagize amahirwe y'amamisiyo byibura baba baragize icyo babona ngo bagire icyo bakuvunga. uzi sisters banje n'abanyarwanda baba diaspora n'impunzi nabo bose ba opposition na ba brothers banje bari muri uru rwego n'abandi banyarwanda benshi batuye u Rwanda abo nibo bavandimwe banje kuko umuvandimwe wawe n'umushobora kuba afite amikoro akaba yagufasha none bamenye ko ndi mu kibazo wari nyamanza baracecetse na numwe wigize anagera intambwe atera ngo agire icyo yamfasha. hariho n'umukire nyirarume wabo uba hanze mana yisi nijoro se namuvuga yahise namboroka we. reka dusoreza kangushimire nshimire n'abantu bari badukurikiye. sister wawe uri muri Norvège
agukandira akanyenyeri byibura aguhereze nk'icumi by'idolari nazagakande uriya zakareka azagenda agakandire barunabe nashobora hawezi agukandira akanyenyeri nibura aguhe nk'ibihumbi 10 ugenda ugura amabati twasanze ari 30 na bingahe twasanze ari amashiringi ibihumbi miliyoni 30 tubabaze miliyoni 20 miliyoni 32 miliyoni 30 yes 32 diga nkurusha imibare ibihumbi 10 by'amadolari abiguhaye abagusakariye niba ari sister wawe muvuka kuri sumwe nubwo mudasangiye mu mawe ariko byibura our father numwe ariko byibura gukore uwo mugisha kandi afite akantu ariko ngize amahirwe akagira icyo akumarira waba ari umugisha ariko uyu muvandimwe ashobora kuvuga nuko utigeze umusaba ikindi nawe wiyumvisemo ko bagutaye ese nkubwireze cye mfite imyaka ingahe ngewe se ndi mukuru nzi kurobanura ururo n'icyatsi hari umugabo witwa Bishop Gerard ururo uraruzi hari umugabo witwa Bishop Gerard yigeze gushwana na Pastor Empty Mind arangije aramubwira ngo kanze nkarebe ngiye ntago nakavuga utagira ngo ndagututse kanze nkakurebere nkakumvisha kajya kaba kuri TikTok yanjye kanze nkarebe ugize amahirwe akashiramo haya ninsanga harimo ikintu kimbangamira iyo telefone ndayikuwambaranye ibike oya kuyinyamburuka yibika nta kintu byaba bitwaye Mega we baze naragasibye we bivuge mu magambo yawe ujiboroka ngaho bivuge yavuze ngo iki mwijambo ribi umupastor umwe azahora azirikana namubwiye umwe naramubwiye ngo wakuze igihagararo ariko ntiwakura mu bwonko mwijambo ribi bishobora kumubabaza ariko atari cyo narengambiriye naramubwiye ngo wakuze igihagararo ariko ntiwakura mu bwonko ntago ari cyo cyatse kuvuga pe abanzuza ariko reka ngwane uyu ni Pastor Empty Mind babwiye none se ubibije n'ibitero kiganiro cyanjye nawe kuko noroye ingurube kiganiro cyanjye nawe bijemo Empty Mind ntarimo nza korora ihamba nkiri imfura uyu mwanda wose mumbona wisu ntago ari kujerarira rimeze viri yora munzanamo gutana wari umugani nguhaye so ninde wakuze igihagararo rero ni Pastor Empty Mind ni jewe cyangwa ni bashiki banje aya bivuge mu magambo urumva ari inde vuga bivuge urumva ari inde aya no nimugatukane ndashaka kubwira aba bantu bose badukurikiye harimo abagukunda ariko badafite icyo bakumarira barimo nago barimo barimo bakunda kunyandikira aricyo bakumarira n'ubushobozi bangisha inama bo hanze kandi gukanda akanyenyeri karabananiye message ngiyo rero barahari kandi na sister wawe natagira ikintu amara ni umutima muke wo gutanga na sister wawe natagira ikintu amara nawe yakuze igihagararo ushobora gukura igihagararo mu bwiza ariko mu bwonko kuko umuntu wese ugendera kuri mu nyangire ibaze kuba wakwicara iruhande rwa nyakubahwa perezida ariko ukirengagiza kugira icyo umarira musaza wawe taza kunkora nari maze kwigirira agahenge baya n'abana bibereye bicaranye bari ku buyobozi rero giye kujya kugira bashobora no kumenyaho bakabikora ku giti cyabo bakamerera nabi oya rwose n'inkunga yabo bayireke inzu yanjye izuzura niwiyicirwa n'umuryango wawe bazakwica ugende tuzagushyira ntabwo umuryango wanjye wanyica kubita we tangiye kuzana ubugoryi hano manyoko icara hari ni uri mukuzana abantu mu biganiro ariko se wagiye wibuka yuko ntari mu bo watoje karakabuno wagira ngo bagakubitaga imitego y'imishinga ubundi akagakubita
gani soza ikiganiro umwana mutangiye kuzana imikino sasa. Tanga nimero. Mu by'ukuri abakeneye kuba bamfasha cyangwa bafite umutima wo gutabara nkuko mwagiye mubingaragariza, nokuri ndabanje kubashimira by the way. Muri abantu bakamaro kuri ngewe, muri abantu beza, muri abantu m'icyubahiro kandi nzagomba icyubahiro ibihe byose. Mu by'ukuri mwarakoze, ndasaba rero ushaka kuba yamfasha kugira ngo mbashe kuba nasakara ya kohereza kuri ya nomero yanjye nabahaye eri akanye 256 741 17 742 bagashyiraho amafaranga yagufasha, ariko ubanza umbwire ko sister wawe ari we wabaye uwa mbere mu kugira icyo akora. Ayatange my sister ngiye kumishoninga ankurikira bwa kabiri kandi afite ubushobozi. Please insupportinga insakara inzu mbashe gutaha iwanjye. Naje muri iki gihugu yacu mwese wawe. Nomero ni akamenyetso ko guteranya 256 741 73 82 52 irazana amazina ya Kabera Robert. I love you all. Salute. Asante sana. Ndagushimiye. Murakoze cyane.